mvuga ku kurangiza vuba bishobora guterwa n'ibiro byinshi. Buriya umuntu ufite ibiro byinshi arahagira, ntago wakiterera akabariro rwose nk'uko ubyifuza, kubera bya biro utabasha kumanaginga uri guhita wahagira, kabone nubwo wowe urabishaka ufite n'izo mbaraga ariko umubyibuho ukakugora ugahita wahagira. Rero hari abagira icyo kibazo cyo kurangiza vuba biturutse ku mubyibuho ukabije. Dezum TV 24 twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye ibiganiro byacu bya Dezum TV, by'umwihariko mwe mukurikiye iki kiganiro. Turi kumwe n'umumama mwiza, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze tubibutse gukanda subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo mujye mubona amakuru meza tubagezaho umunsi ku munsi. Ntago ari ubwa mbere tugiye kumwakira kuri kamera za Dezum TV. Mama, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi ni meza. Turashima Imana. Ntago ari ubwa mbere tubakiriye kuri kamera za Dezum TV. Abagiye kubabona bwa mbere bumve ko ari nde turi kumwe. Ayinkamiye Marthe uturuka muri Dynafam mu Rwanda. Dynafam tubafitiye ibyiza byinshi ku buzima. Wumvise Dynafam bwa mbere, Dynafam ni iki? Tubwire muri make Dynafam ni iki? Dynafam ni kampani yo ku rwego mpuzamahanga. Dynafam ikorera mu bihugu bitandukanye ariko ndibanda cyane hano mu Rwanda. Ikorera mu Gakinjiro ka Nyarugenge, Rubavu na Musanze. Hanyuma Dynafam icyo ifite inyunganiramirire, navuga ngo ifite ubuzima kuko idufitiye ibyiza ku buzima bwacu. Inyunganiramirire ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi inyunganiramirire buri muntu wese arazikeneye, yazikoresha. Sibirundira ko uburwaye, ahubwo n'umuntu muzima arazikoresha zikamugirira umumaro. Twese imibereho yacu ya buri munsi, ibyo turya, ibyo duhumeka cyangwa se uko tubaho, nibyo bituma turwara. Ni byiza rero ko dukoresha inyunganiramirire kugira ngo twirinde bwa burwayi, kubera ko ibyo turya nubwo ari indyo yuzuye, yenda twakwibwira ngo twari indyo yuzuye, ariko burya ntago kantite twamenya ko twayifashe neza cyangwa se bitunganije ku rwego koko rukwiriye. Niyo mpamvu dukeneye inyunganiramirire zunganira ibyo twariye kugira ngo tugire ubuzima bwiza, twirinde uburwayi. Ariko kandi n'umuntu ufite uburwayi akeneye inyunganiramirire zamufasha kongera kuba muzima, zikamufasha zikungikanya n'aya miti akoresha kwa muganga, ariko zikaba zamufasha kugira ubuzima bwiza. Inyunganiramirire kandi umuntu w'indembe akeneye kuzikoresha mu buryo bwo kumwondora. Nk'abantu bafite indwara zihoraho, izi tuzi ko zidakira cyangwa se ziba ari karande ku muntu, akeneye inyunganiramirire kugira ngo azamure ubudahangarwa bw'umubiri we. Akeneye inyunganiramirire kugira ngo yongere kugira imbaraga, abeho arambe kandi uburwayi bwe butamujahaje. Muri rusange rero nta muntu n'umwe udakeneye inyunganiramirire. Mu biganiro bitandukanye twagiye dukora hano, hari ikiganiro cyo kunyunganiramirire zifasha abagabo mu buryo butandukanye, harimo no gutera akabariro. Abantu bagiye babitangaho ibitekerezo binyuranye, abantu bagiye bifuza, hari n'abajya banyuzaho icyifuzo cy'uko bashaka kubonana namwe. Hari n'ikindi kiganiro twakoranye ku nyunganiramirire zifasha abadamu mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero ni iki muduhishiye? Ego Dynafam ifite inyunganiramirire zitandukanye, amoko menshi rwose, ariko ngenda mpitamo ndebye cyane cyane ibyiganje muri sosiyete nyarwanda. Uyu munsi naje kuvuga ku mubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ni byari tumenya ko umuntu afite umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije waterwa n'iki se? Umubyibuho ukabije twabasha kubicunga se, kubimanaginga mu buhe buryo, mu zihe ngamba? Byanze se nize nyunganiramirire wakoresha ukagabanya wa mubyibuho, kuko umubyibuho ukabije ugira ingaruka nyinshi ku buzima bwacu. Hari indwara nyinshi tugenda turwara ziturutse ku mubyibuho ukabije. Mu buryo bwo kwirinda izo ndwara, mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza, kuko umubyibuho ukabije ubwawo uranatujena. Uba wumva utameze neza kubera ntiwakiyirukira ushaka, ntiwakambara umwenda ushaka, ntiwabasha kuba uko ubishaka kubera wa mubyibuho ukabije. Abantu bafite imibyibuho ikabije rero ndabararikira kudukurikira
bumve ibibi byawo, bumve uburyo twawumanaginga n'inyunganiramirire zabafasha kuwugabanya. Warugize uti umubyibuho ukabije hari indwara nyinshi utera, hita nibaza nti ese umubyibuho ukabije ubwawo ntabwo ari uburwayi? Hari benshi bawufata nk'uburwayi, nanjye ndimo hari umuntu ubona abyibushye kweri kavuga kirane ikibazo gikomeye. Icyo kintu wakidusobanura ngiye n'abandi bose babyumva kimwe nanjye. Umubyibuho ukabije reka mvuge ko ni uburwayi nubwo utabujyana muri laboratwari ngo utange ikizami barebe indwara urwaye cyangwa se ngo uce muri x-ray, ariko umubyibuho ukabije wo ubwawo ni uburwayi kubera ko udutera uburwayi kandi bwinshi. Ubwo burwayi bugaragara nka resulta ya wa mubyibuho ukabije, ariko ukibona uri kugira umubyibuho ukabije umenye ko wagize uburwayi nyine. Niyo mpamvu dukwiye kubikumira hakiri kare tutaragera ku rwego rwo kugira za ndwara. Mu indwara ziza ku myanya y'imbere yenda harimo diabete, hypertension, stroke n'ibindi. Niyo mpamvu navuga ngo umuntu ufite umubyibuho ukabije ni nkaho abarwaye, nubwo nta ndwara bavuga ngo arwaye izina runaka ry'indwara, ariko aba ari kuri risike y'uburwayi kandi bubi cyane. N'urupfu rushobora kuzamo kuko umuntu wagize stroke burya aba ashobora kugaruka cyangwa ntagaruke. Hanyuma rero tuguhaye umwanya udusobanurire birambuye idonido mugani wa Barundi kuri ku mubyibuho ukabije, indwara ziwukomokaho, ikiwutera ndetse n'uburyo abantu bawirinda, yewe n'uburyo izi nyunganiramirire zanyu zifasha abantu bafite icyo kibazo kugira ngo kibe cyashira. Mbere na mbere turahera ku tubanze turebe umubyibuho ukabije ni iki kizakubwira ko umuntu afite umubyibuho ukabije. Ntabwo wareba umuntu n'amaso yawe ngo uvuge ngo umuntu afite umubyibuho ukabije bitewe n'uko umureba ukabona ko nyine arabyibushye. Ashobora kuba abyibushye ariko ari muremure. Niyo mpamvu ikintu kikonfirima umubyibuho ukabije ni body mass index. Body mass index rero uburyo tuyimenya, dufata ibiro umuntu apima muri kilograma tukagabanya uburebure umuntu apima bwikubye kabiri bikaba metero kare. Ni ukuvuga ngo ibyo iyo ubikoze ubona imibare. Nuramuka ubonye 18 n'ibice 5 kugera kuri 24 n'ibice 9, uzamenye ko uwo muntu afite umubyibuho uringaniye, c'est normal. Mbese ari ku biro byiza. Ariko nubona umuntu uri hejuru yaho guhera kuri 25, uzamenye ko yagize ibiro byinshi. Hari aho tugera tukavuga ngo ni overweight, afite ibiro byinshi, naho tugera kuri obesity. Ariko nanone munsi ya 18 n'ibice 5 nanone wa muntu aba akeneye inyunganiramirire zimufasha kongera ibiro. Nanone twamwita ko aba yagwingiye, nubwo yaba ari mukuru ariko aba yaragwingiye kuko ntabwo aba afite ibiro bihagije. Ibitera umubyibuho ukabije rero ni byinshi. Umwanya wa mbere haza ibyo turya. Ibyo turya byose ntabwo ariko ari byiza. Hari ibyo turya bikungahaye ku binure, cyane cyane ndavuga ku binure bibi kuko tugira ibinure byiza n'ibinure bibi. Mu zindi ndimi ni bad cholesterol na good cholesterol. Hari ibyo turya rero bibonekamo ibinure bibi dukwiye kwirinda cyangwa se tukabigabanya. Nanone turabikeneye ariko tukabigabanya. Kuri ibyo habonekamo inyama zitukura, ibinyamavuta, cyane cyane izi fast food tubona dukunda gufata. Ibi bintu bikozwe mu ngano nabyo ntabwo ari byiza. Ndetse n'ayo mafiriti y'amavuta, ikintu cyose cyitwa fast food byose ntabwo ari byiza ku mubiri. Ariko dushobora kubona n'ibinure byiza tuzabona mu magi, mu mboga mbisi, cyane cyane mu mbuto, mu mafi, mu nkoko n'ibindi. Tukabonamo za proteine twifuzaga kubona zitazatugiraho ingaruka mbi. Kudakora siporo biza ku mwanya wa kabiri. Umuntu udakora siporo nawe
ari kuri risike yo kugira umubyibuho ukabije kubera ko habaho imbalance cyangwa se kutangana kw'ibyo twinjiza n'ibyo dusohora. Uko dukoresha imbaraga twinjiza ibyo turya, yenda mvuge ibyo turya karori bifite byagakwiye kungana n'ibyo umubiri wacu ukoresha, haba ubwonko ndetse n'ibindi bice byose by'umubiri bisigaye. Rero umuntu udakora siporo nawe bya binure yariye, ya masukari yariye ntago bibasha gukoreshwa n'umubiri byose uko yabifashe kireka akoze siporo. Ni byiza kugira rero umuco wo gukora siporo bihoraho, bizatuma tugira ubuzima bwiza. Haza kuri stress, umuntu ufite stress nawe utari muri ta normal, kuko ubwonko bwe navuga ko buba budakora neza, ntasinzira neza. Hari n'imisemburo mu mubiri iba secrete itera umubyibuho ukabije biturutse kuri za stress. Hanyuma alcohol, ibyo izi nzoga tunywa, ntago nzi niba inzoga zose ziba zirimo alcohol cyangwa se niyo yabamo ntiyabingana, ariko umuntu unywa alcohol cyane akunze kugira umubyibuho ukabije. Muzajya mubibona ku bagabo bazana inda z'imbere, ukasanga inda yaje imbere kandi ari umugabo. Biriya ni ibinure, ni amatriglyceride aboneka muri za alcohol aba yanyweye, umubiri utabashije gukoresha, ahubwo bikisitoringa cyane cyane mu mwijima. Umwijima iyo umaze kunanirwa kubera ya myanda ntubu ugikora neza ngo uyungurure amaraso yacu ndetse n'ibindi mu mubiri. Rero ni byiza nabyo kugabanya alcohol, cyangwa se ukayikonsoma ariko ubizi neza ko uri kuri risike yo kongera ibiro ukaba obese. Hari imiti imwe n'imwe dukoresha bitewe n'indwara turwaye, nk'aba diabetike, aba hypertension, abantu bafite ikibazo cy'umwingo thyroid, imiti bakoresha nayo ishobora kongera ibiro. Hari n'imisemburo mu mibiri yacu ishobora kusekretwa mu buryo butari normal cyangwa ku bwinshi igatuma twongera ibiro, nko ku bagore ama estrogen n'ama progesterone. Insuline ni umusemburo ukorwa n'urwangashya, kandi nayo tuzaza kureba ku ndwara ya diabete igihe uwo musemburo nawo utari normal cyangwa utakoreshejwe neza n'umubiri wacu. Nabyo biri mu bishobora gutuma tugira ibiro byinshi. Ibituma tugira ibiro byinshi byo ni byinshi. Abantu bahora mu bintu bimwe byo, nk'abantu bakora akazi ko mu biro batakora muvuma, bari kuri risike yo kugira ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije. Hanyuma dushobora kureba uwo mubyibuho ukabije ingaruka zawo. Mu ngaruka zo ni nyinshi. Umuntu ufite umubyibuho ukabije burya abarwaye, nabivuzeho rwose abarwaye, kuko agira n'undi za ndwara zikamira mu njyana y'amaraso, hazamo n'umuvuduko ukabije w'amaraso, stroke n'ibindi. Hashobora kugira na za ndwara ziturutse ku masukari, cyane diabete. Twabonye ko mu byo turya imyunyu myinshi cyangwa se amavuta menshi, amasukari menshi, ibyo nibyo bituma turwara, bituma umubiri wacu utabikoresheje neza turarwara. Niyo mpamvu rero umubyibuho ukabije umuntu ufite azarwara izo ndwara. Si ukuvuga ko ariyo cause principale, ariko ari kuri risque yo kuzigira. Kandi uzabibona nawe ku bwiganze bw'abantu benshi barwaye ama diabete, ama hypertension, uzasanga bafite ibiro byinshi. Ni byiza kugira discipline rero mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza kugira discipline mu buzima bwacu bwa buri munsi, discipline ariko mu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo turya. Marthe, hari abantu baba bafite buri kimwe, ku buryo kondisiyo yose ashobora kuba yakorera siporo ahantu ashatse, ashobora kuba yarya koko buri kimwe gishoboka, kuko regime burya hari utayigondera, hari regime ibigize ibihenze. Abo bantu kandi koko bakabikora, ariko umubyibuho ugakomeza kuba umubyibuho. Aho ntibivuze ko hari umuntu ushobora kuba yifitiye amaraso, cyangwa se ndeka mvuga amaraso yo arimo ikintu cyo kubyibuha ku buryo icyo yakora cyose ubundi azabyibuha, n'izi nyunganiramirire zanyu ushobora kuzifata ntibigabanuke. Nk'uko bivuze,
hari n'umubyibuho ukabije tubona ariko uturuka kuri genetike cyangwa se kavukire ari amaraso yo kubyibuha. Ariko wa muntu ufite ibyo byose akagira discipline muri ibyo byose twavuze, hari n'ibindi yenda byose sinabivuzeho, akanga akakomeza kugira bya biro byinshi. Ntekereza ko bibaye atari genetike kavukire, ariko byibura n'uwo mubyibuho ushobora kureba ese uwo muntu niba mbyibushye inda gusa byanga bikunde ntabwo ari byo yavukanye. Akwiye kugira discipline, niba yikoze bikanga aze tumuhe inyunganiramirire zimufasha, nazo zifite uruhare mu kuba zamufasha gukoresha bya binure bye mu mubiri no kuvana imyanda mu mubiri, kuko ibyo turya byose nubwo twabirya biduhenze ntabwo ari byiza ku mubiri yacu. Yakoresha inyunganiramirire rero uwo muntu kandi bigakemuka. Ubushize hari ikiganiro twakozeho mvuga ku kurangiza vuba bishobora guterwa n'ibiro byinshi. Buriya umuntu ufite ibiro byinshi arahagira, ntabwo wakiterera akabariro rwose nk'uko ubyifuza, kubera bya biro utabasha kumanaginga uri guhita wahagira, kabone nubwo wowe urabishaka ufite n'izo mbaraga ariko umubyibuho ukakugora ugahita wahagira. Rero hari abagira icyo kibazo cyo kurangiza vuba biturutse ku mubyibuho ukabije, baza tukabaha inyunganiramirire. Reka yenda mvuge ku nyunganiramirire mfite hano, ntabwo ari zo gusa, hari n'izindi ariko ndavuga ku zo mfite. Iyi Yirekuye Chlorophyle plus guarana ihoriza ku mwanya wa mbere, yenda mu biganiro byinshi tuzakorana izahoriza ku mwanya wa mbere kubera ko ni nziza. Navuze kuri discipline mu mirire, navuze discipline mu mibereho. Iyi twabonye ko ikozwe mu mboga mbisi ndetse n'imbuto, kandi iyi ngiyi yitwa father of food. Ibyo turya byose rero bikeneye papa wabyo kambivuge gutyo. Iyi father of food ikozwe mu mboga mbisi, ikaba ikozwe mu mbuto, kandi twabonye ko discipline mu mirire ni ugukoresha imboga, imbuto, kugabanya alcohol, kugabanya ibinyamavuta. Rero umuntu wakoresheje iyi ngiyi izamufasha kuvana imyanda mu mubiri yose ituruka kuri bya binure tuba twariye. Biriya binure biraza bikajya mu mitsi ijyana amaraso, bigafunga inzira y'amaraso, bigatera umuvuduko ukabije w'amaraso kubera kwa gushaka gusohoka kw'amaraso ariko atagenda. Iyi irasukura mu mubiri na bya binure ikabivanamo. Iyi chlorophyle ni ukuvuga ngo ifasha muri circulation y'amaraso kubera ko yabashije kuzibura ahantu hose hari imyanda, yabashije gusukura ahantu hose hari imyanda. Niyo mpamvu iza ku mwanya wa mbere ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Iyi yoroshya digestion cyangwa se ifasha urwuganogogozi rwacu, ibyo twariye uburyo biprocessingwamo. Niyo mpamvu iza ni ukuva umuntu wayikoresheje nazagira constipation, umuntu wayikoresheje nta bibazo by'imibyibuho kubera ibyo yariye bibasha gukoreshwa, cyangwa se ibiri imyanda bidakenewe mu mubiri bibasha kuvamo hifashishijwe iyi nyunganiramirire ya Chlorophyle plus guarana. Ku mwanya wa kabiri haza Dyna S, hashushanyijeho S nini rwose nziza. Iyi ikozwe mu bimera 11 bikunze kuboneka ku mugabane wa mu bihugu bya Malaysia na India, ariko biratunganijwe neza ku buryo umuntu uyikoresheje abasha gutakaza ibiro. Ibikora gute rero? Iyi ngiyi ifasha muri metabolisme ya bya binure bibi biri mu mubiri wacu, muri nibwo na triglyceride cyangwa se bad cholesterol ari mu mibiri yacu. Iyi iradufasha. Iyi kandi basha kubloka carbohydrate ya simple sugar tuba twafashe, amasukari dufata mu byo turya, mu byo tunywa, umubiri wacu utakeneye guhita uyakoresha. Iyi ngiyi irabifasha guhagarika consommation yabyo, tukabirya ariko umubiri ntubikenere kubikoresha, ahubwo yo ikabibloka aho kugira ngo byistoringe mu mubiri wacu. Niyo mpamvu ishobora gufasha umuntu gutakaza ibiro kandi neza. Mu gutakaza ibiro rero ari amasukari turya, iyo tuyarya ku bwinshi umubiri wacu utakeneye kuyakoresha ku bwinshi, nk'umuntu udakora siporo, yibika mu mibiri mu mwijima
mu buryo igihe tuzayakenera tutaribonye ya sukari ngo tuyirye, umubiri wifitiye ubushobozi bwo kuyavana mu mwijima ukayakoresha. Iyi rero umuntu wayikoresheje iramufasha ntajya kwibika hahandi ngo bigende byakamiremo bibe byinshi bya glucose twakonsomye, ahubwo umubiri ugafata izo ukeneye. Ni nziza, ifatikanya n'iriya chlorophylle. Hari izindi, iyi noniplasti nayo ni inyunganiramirire nziza, urabona ko ikozwe mu bimera, unarebye inyuma uhita ubona ko ibintu birimo ni ibimera. Dufite icyayi cyitwa DI instant soybean mixture with ginger. Soybean ni soya, imbuto za soya tuzi, ubwo harimo ifu yayo. Ginger ni tangawizi mu rundi rurimi. Tangawizi twese turayizi ndetse tuyikoresha buri munsi mu cyayi tunywa, icyayi dutegura kandi tukanagifata nyuma y'amafunguro. Nubwo yenda twabikora tutabizi, burya tuba tugira ngo tworohereze urwungano ngogozi rwacu muri digestion, mu gihe cyo gutunganya ibyo twariye, mu gihe cyo gufatamo ibyo umubiri ukeneye no kwerimina ibyo udakeneye. Iyi rero ginger idufasha cyane mu koroshya urwo rwungano ngogozi mu gukora mu gufata mu kwasorba ibyo umubiri ukeneye, ariko kandi nasukura. Niyo mpamvu umuntu uyikoresheje ashobora gutakaza ibiro, cyangwa se afasha byibura na bya bindi yariye ku mubiri ubifata neza ku rwego rwiza, ibitari ngombwa bikagenda. Umuntu nagakofi umuntu abaye agahorana kuri tabure ye, ukajya ugafata kwa kundi ufata icyayi kirimo tangawizi, ugafata agasashi ugakoraga mu mazi ashyushye ukinywera nyuma yo kurya, mu by'ukuri waba ufashije umubiri wawe mu rwungano ngogozi. Kandi ni nako niba bitari ngombwa, amatoxic atari ngombwa nayo idasukura bikagenda. Iyi kofi ni nziza, umuntu uyikoresha mu buryo buri indirect atakaza ibiro, kubera ko n'ubundi aba yafashije umubiri we bya bintu by'ibinure yariye bikidegarada. Izi nyunganiramirire rero ziraboneka, umuntu uzishaka araduhamagara. Yego Marthe, utweretse inyunganiramirire zishobora gufasha abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije bagasubira kuri ya taye cyangwa kuri taye bifuza. Hari utumye mpita ntekereza ku muntu duherutse gukorana ikiganiro, ni umumama ufite ibiro birenga 250. Umuntu nk'uwo koko hari icyizere cy'uko akoresheje izi nyunganiramirire zanyu ibiro 250 bishaka kugabanuka bikagera ku biro 80-70 yifuza kugira? Reka mvuga ko bishoboka ariko bigoye, kubera ko uwo muntu tuzamuye inyunganiramirire nibyo zimufasha gutakaza ibiro, ariko iyi kese iradukompurika ku rwego rwo hejuru kurenza uko wowe wabyumva, bitewe n'uko umukiriya tumugira inama y'imibereho mu buzima bwe busanzwe. Gukora siporo ni ikintu cyiza ku mwanya wa mbere, kandi ukazikora mu buryo buri regriye buhoraho, ugakora siporo zihagije, ukaziha umwanya, ukavuga buri munsi timetable yawe y'umunsi hariho umwanya wa siporo. Kunywa amazi menshi ahwanye n'ibiro byawe, ushobora gusanga anywa amazi angana nayo kandi afite ibiro 250. Akwiye kunywa amazi ahwanye n'ibiro bye ku munsi. Discipline mu mirire, nakoresha imboga kandi mbisi, nizo nziza. Buriya salade ni nziza cyane, iriya vinega dukoreshaho cyangwa se n'indimu ni byiza cyane ku muntu ushaka kugabanya imibyibuho, ku muntu ushaka kwirinda hypertension, amadiabete. Hanyuma arye imbuto, mu byo arya fast food azivane mu nzira rwose, atangire kwitoza kurya ibintu by'umwimerere bya Kinyarwanda.
ibyo kuvuga fast food, amafiriti n'amavuta n'iki, agabanya umunyu, agabanya amasukari, yatakaza ibiro. Izo nama zubahirije. Stress zije akazimanaginga, kunywa alcohol niba bikora akabivana mu nzira, ubundi agafata inyunganiramirire kandi ku rwego ruhagije. Ntabwo yazanga afata akagakire kamwe ngo agiye kugabanya ibiro 200 agere kuri 80. Byibura izi nyunganiramirire yazihorana nk'uko ahorana amafunguro, akazikoresha, biro bye byazagenda bigabanuka kandi akabona feedback nziza yifuza. Nubwo kugera kuri bya biro 80 bishobora kugorana bigatwara n'igihe, ariko inyunganiramirire zacu zirafasha umuntu ushaka kugabanya ibiro. Marthe, tugenda tugana ku musozo, hari ibihamya mwamufite by'abantu mwahaye ku nyunganiramirire zanyu bakaba baragabanyije ibiro ku buryo bufatika, bigizwemo uruhare n'izi nyunganiramirire atari izi kondisiyo tugenda tubwirizwa za siporo nko kwagiye bigarukaho n'ibindi n'imirire myiza isanzwe? Barahari, ariko bose bagera kuri rezilita babanje kuvuga ko bigoranye kubera za discipline n'ubundi za nama tubagira zo kubaho. Kandi ibi ntago wafata kirimwe ngo uvuge ngo urahita ugera gutakaza ibiro wifuza, kuko ni ibiryo kandi bikora gahoro. Nkuko turya ibiryo tukagenda dukura tubyibuha gake gakeya, ntago ari ibintu bireacting ako kanya nkuko nk'umuti urwaye malaria nyuma y'iminsi 3 ukabura ikize. Hoya, izi nyunganiramirire n'ubushize nabivuzeho ko zikora mu buryo burambye, ariko zikagenda zikora gake gake. Ntago ari ibintu bitanga rezilita ako kanya ukibikoresha. So kandi n'ibiro ushaka gutakaza ni nako uzakenera izi nyunganiramirire karenze rimwe, inshuro irenze imwe. Ushobora kumara kire ndutakaje 5 3 se, wifuza gutakaza 10 ugafata indi, ugafata 2 ugafata 3, ariko ibiro ushaka gutakaza bijyana na discipline ugomba nawe kugera. Ntabwo inyunganiramirire zagufasha ku rwego rwazo zonyine. Ushaka inama kuri izo discipline, ushaka inyunganiramirire kuzikoresha, uraduhamagara. Telefone yacu ni 0786 385 682, ukatugana aho dukorera mu Gakinjiro ka Nyarugenge, Rubavu, Musanze, tukaziguha tukaguha n'inama uko uzazikoresha. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.